Stress ni kimwe mu bibazo abantu benshi bahura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Abantu bakuru n'abato bose bashobora guhura na stress iterwa n'akazi, ibibazo byo mu miryango, amafaranga cyangwa ubuzima muri rusange. Ariko se ni gute twakwirinda cyangwa se twacunga stress neza? Reka tuganire ku ngingo 7 z'ingenzi zizagufasha guhangana na stress kandi bigufashe kubaho neza. Icya mbere, gusobanukirwa neza stress icyo ari cyo. Umwanzi utabonwa n'amaso, banza umenye neza icyo stress ari cyo. Stress ni uburyo umubiri n'umutwe w'umuntu bigaragaza ko hari ikibazo gikomeye cyangwa ibintu bitagenda neza. Kwisobanukirwa bifasha kumenya impamvu zayo n'uburyo bwo kuyirwanya. Ibimenyetso bya stress bishobora kuba amarira atunguranye, umutwe ukabije, guhorana umunaniro ndetse n'ibindi. Iyo umenye uko stress yigaragaza kuri wowe, bituma ushaka umuti uboneye. Icya kabiri, gushyira ku murongo imitekerereze yawe. Stress akenshi ituruka ku kuba hari ibintu bimeze nk'ibyo tudashobora kugenzura. Gusa hari uburyo bwo kugabanya umuvundo mu mutwe. Tegura urutonde rw'ibikorwa bya buri munsi, tandukanya iby'ingenzi n'ibindi bitihutirwa. Kugenda urangiza buri kimwe bituma wumva wigizeho ubushobozi kandi bigabanya umunaniro. Ikindi kandi, menya kuvuga oya ku bintu by'inyongera bishobora kukongera umutwaro. Menya aho ubushobozi bwawe bugarukira kandi ubimenyeshe n'abandi. Icya gatatu, kwitabira imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bisubizo by'ingenzi byafasha kugabanya stress. Iyo witoza, umubiri wawe usohora intungamubiri z'ibyishimo, endorphins, zigufasha kumva uruhutse. Niba udashobora kujya muri siporo, fata iminota mike ukore urugendo rw'amaguru cyangwa ukore imyitozo yoroshye mu rugo iwawe. Ubushakashatsi bwerekana ko kugenda n'amaguru mu masaha ya mu gitondo cyangwa nimugoroba bigabanya umunaniro. Icya kane, kwiga uburyo bwo kuruhuka no gutekereza neza. Imwe mu nzira nziza yo guhangana na stress ni ugufata umwanya ukaruhuka. Umutima wawe n'ubwonko bikeneye kwitabwaho. Ibi bishobora gukorwa mu buryo bwa mindfulness cyangwa se kwita ku byo uri gukora mu gihe uriho. Ushobora kandi kwiga guhumeka neza. Ugerageza guhumeka witonze, ukuza ibihaha umwuka buhoro buhoro, hanyuma ugasohora umwuka. Meditation cyangwa kwibanda ku bitekerezo byiza ni indi nzira nziza yo kugabanya stress. Iyi gahunda yo gutuza umwanya muto buri munsi igufasha kwiyubaka mu bitekerezo no kugumana amahoro mu mutima. Icya gatanu, kubaka umuryango w'inshuti n'abo wizeye. Nta muntu uba wenyine ku isi. Gukorana n'abandi ni ingenzi mu rugendo rwo kugabanya stress. Inshuti n'umuryango bagufasha kumva ko utari wenyine mu bibazo byawe. Ntutinye kubwira abandi uko wiyumva. Hari igihe umuntu ubwe ashobora kukugira inama cyangwa kukumva mu buryo bugufasha kuruhuka. Niba utekereza ko stress ikurenze, ntutinye kwitabaza abaganga cyangwa abajyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe. Hari ubwo gusangira ibibazo n'umuntu wabihuguriwe bifasha mu kubona ibisubizo by'ibibazo bigutera stress. Icya gatandatu, guhitamo ubuzima buzima. Ubuzima buzira umuze ni urufunguzo rwo guhangana na stress. Gerageza kuryama mu masaha hagati ya 7 n'9 nijoro kugira ngo umubiri wawe ugarure ingufu. Kurya indyo yuzuye kandi itarimo ibiryo by'amasukari menshi cyangwa ibirimo kafeine nabyo bifasha kugumana ituze mu mutwe. Imbuto n'imboga by'ibara ryose ni ibiribwa byiza byo kugabanya umunaniro w'umubiri. Kunywa amazi ahagije nabyo ni ingenzi kugira ngo umubiri wawe ukomeze gukora neza. Icya karindwi, ari nacyo dusorezaho, ni ukugira ibyishimo byuzuye. Ntukibagirwe kwishimira ubuzima. Gukora ibintu bigushimisha ni bumwe mu buryo bwo guhangana na stress. Ushobora gusoma ibitabo, kwandika inkuru, gushushanya cyangwa kumva umuziki. Ibi byose bigufasha gucika ku bindi bitekerezo byakuzengereje. Ushobora kandi gufata umwanya wo gukora ibikorwa byiza ku bandi. Ubushakashatsi bwerekanye ko gufasha abandi bituma umuntu yumva afite agaciro kandi akishimira ubuzima.
Stress ni ikibazo gihangayikishije abantu benshi, ariko ntabwo ari ikibazo kidashobora gukemuka ukoresheje izi ngamba twavuze hejuru, kandi ujye uzishyira mu bikorwa buhoro buhoro. Stress ntabwo igenda umunsi umwe, ariko uko ugenda ukora ibyiza kuri wowe niko uzagenda wumva uruhutse kandi wishimiye ubuzima. Ibi byose bizatuma ubasha guhangana n'ibibazo bya buri munsi no gukomeza kuba umuntu utekanye mu mutwe ndetse no mu mubiri. Hari imbuga zitandukanye ushobora gukuraho amakuru yagufasha mu rugendo rwawe rwo guhangana na stress. Ikinyamakuru The Forbes Magazine, Mayo Clinic nayo itanga inama mu buryo bwo guhangana na stress, harimo gukora imyitozo ngororamubiri, gufata umwanya wo kuruhuka no kuganira n'inshuti n'umuryango. WebMD nayo iherekeza abantu mu rugendo rwo gucunga stress binyuze mu kugira imyitwarire myiza, kwemera ko hari ibintu udashobora kugenzura, no kwiga kuvuga mu buryo butuje aho kuba mu buryo bugaragaza umujinya. American Heart Association itanga inama zo gucunga stress, harimo kuvuga neza kuri wowe ubwawe, gukora imyitozo ngororamubiri no gufata umwanya wo kuruhuka. Reka ngushimire kudukurikira, gushishikariza gukomeza gukurikira ibiganiro byacu.